sinakoze umuganda baretse uyu munsi. Oya nimumbwira igihe wenda umuyobozi mwamubuzanye aza kubafata aza kumfata ngo sinakoze umuganda. Irondose. Nyine nabo bayobozi mubambwirire baze kumbwira ngo nihora umuganda ndarirondo nkanga. Irondo ngo reka atarabona gakiza none hatagiye. Oya abo bantu bayobozi baze bambwire ati dore ntiwakoze umuganda ntiwarayirondo uyu munsi cyane wakoze umuganda umunsi. Buretse nk'imyaka wenda ingahe 6 iraje ndatanga mituweli. Ntibigeze baza bigeze banyohereza babatanga raporo ngo muze ngo babafate ngo ura muntu. Ashize imyaka 6 udatanga mituweli. No bwa mbere se umvise ijambo mituweli muri kino gihugu. Si ubwa mbere ariko aho Imana imaze kucyuri phobia. Kuri phobia nuko ari ikimana yambyiye. Yarakubwiye ngo ujye phobia mituweli. Kuri jewe ntabwo ari ku bandi bose. Hako nta muntu wigeze unkorera dosiye ngo ambwire ngo sinakoze mituweli. Ni kubayitangira kimaze. Kuri wowe kuri giye kubera ko Imana intangira mituweli se ubwo urumva koko nabigenda. Mituweli nta kintu kumariye wowe. None se ko ntagwara. Zana resi ya mituweli. Imana yatanze resi ya mituweli. Resi nuko ntabwo ngwara. Niyo resi mfite. Kubera iki? Kubera Imana nyine. Ubwo se umugore wawe ntarwara. Yabyara imuhini inshuro 3. 3 zose. Ntabwo yigeze rero abantu mutangira mituweli Imana yaramubyara. None se abantu urabapimisha muri gahunda zawe. Ntabwo yigeze bapimisha kubera Imana. Abana we ntago zibiro byabo. Ibiro bya Imana irabizi. N'ubu ngubu ariko ubundi imba gahunda ari y'Imana nimureke Imana ikore cyangwa mureke abayobozi bakore. Uruba handi hagati yacu n'Imana se. Imana niyo ya mbere ubundi bindi bikaziraho. Uko bimeze. Mwese ubu ntago uzatangira umugore wawe mituweli. Hoya. N'abana banje bari muri mituweli y'Imana. Nitugutuma kujya kwiyigisha se ntuzayigisha we ntuzayitanga ariko uzayigisha. Nta n'ubwenge nzi bwo kuba nakwigisha. Sinazi no gusoma.